afite agahinda kenshi, amarira intimba ku mutima. Uwo nta wundi ni mama wa Dorcas. Ni umubyeyi rero washyingije Vestina ejo bundi, bigizwemo uruhare rukomeye cyane n'umugabo witwa Irene Murindahabi ariwe umanaginga abo bana. Gusa byamaze kumenyekana ko yakoze ibi bintu kugira ngo yibonere amafaranga. Ibi bintu rwose ni ibintu byababaje umubyeyi wa Vestina kugeraho rwose agahinda kamurenze araturikararira. Ibi byabaye nyuma y'uko umuryango wa Vestina wose ufashe timu nini ukajya gusura Vestina muri Burkina Faso. Urabona ko iyi foto itwereka Chris Easy, Vestina, Irene Murindahabi n'abandi. Gusa iyi foto bivugwa ko byatangiye ngo nyine Dorcas atameze neza, yumva kumbuye mukuru we nkuko nyine babanaga mu nzu imwe, avuga ati ndamukumbuye reka njye kumureba. Ni ibintu rero bapanze bajya kumureba, nyine ari timu y'abantu benshi ngo bajye no gusura urugo rwa Vestina nyine nk'umuntu w'umugeni ukoze ubukwe vuba. Rero nta kindi cyateye ubwoba cyangwa se cyateye urujijo bakigerayo nuko basanze arakaye cyane, basanga ntiyishimye nk'umugeni nyine nk'uko umuntu aba yishimiye ubugeni cyangwa se ameze nyine neza nk'ibisanzwe. Ni ibintu rero byatunguye abageze aho ngaho, nyine baratungurwa cyane bibaza impamvu uyu mukobwa cyangwa se uyu mugeni yaba arakaye, birabayobera. Gusa bivugwa ko nyine buriya ngo yasanze Idrissa Odrayogo atari we mugore wa mbere afite. Avuga ko rwose yasanze afite umugore wa mbere, yewe afite n'abana babiri b'abahungu. Vestina rero akimara kumenya ayo makuru ko abaye umugore wa kabiri, avuga ati noneho ibintu ndabigira nte, ati ndajya he, ndazibamba nzerekeza hehe. Agahinda karamurenze, ararira arihanagura, avuga ati reka nicare hamwe mb'umugore wa kabiri nta kundi. Ariko ku rundi ruhande abantu batekereza bati se uyu mukobwa Vestina nibwo yarasoje kwiga amashuri, ntiyigeze ahura cyane cyangwa se aganira n'uyu mugabo Idrissa Odrayogo ngo bahure nyine baganire cyangwa se ubucuti bwabo bukomeze buzamuke bugere aho bapanga n'ibyo kubana. Ni ibintu byihuse cyane, nyine ubona ko rwose byari birimo ibindi bintu byihishe inyuma. Kandi agahinda gakomereza kuri Dorcas nawe, bivuga ko rwose nyuma y'uko Vestina agiye akava mu nzu babanagamo, rwose ngo nawe ntago ameze neza, ngo ahora amukumbura buri gihe. Noneho yakwitanira ko naho yagiye bitagenze neza, agahinda kakamurenga n'ukuntu babyinanaga bishimye cyane baryama ku gitanda kimwe, kugeza ngo n'ubu ngubu avuga ko atariyumvisha uburyo bwose yaba yaragiye kandi ahari akaba atameze neza. Ariko amakuru ava ku bantu ba hafi ba mama wa Vestina na Dorcas ni amakuru avuga ko n'ubundi batigeze mama wa Vestina atigeze ahuza na Irene, kubera ko n'ubundi byatangiye Irene yifunga amacano y'aba bana bashyiragaho ibihangano byabo, birangira nyine Irene ayajyanye ayitaye, bakajya nyine akaba ari ujya ureba ibihangano byabo, akaba ari nawe ubikoresha mu nyungu ziwe. Ni aho rero byahereye bashwana batavuga rumwe. Noneho rero mama Vestina akimara kumva ko umukobwa we atameze neza, yahise noneho yumva atagishaka no kureba Irene mu maso ngo bagere n'ibyo baganira, ahubwo ko igisigaye ari ukushaka undi mwanzuro wo gukora agatanya cyangwa se bakareba ukundi kuntu babigenza. Ni inkuru yababaje abantu benshi cyane, kumva umwana wakuriye mu batambyi, kumva umwana wakuriye muri korali muri idini rya ADPR, bikarangira abaye umugore wa kabiri, bikarangira rwose abaye agiye ku mugabo w'umuhehesi, umugabo utari n'umunyarwanda, umugabo utamenya aho yaturutse. Birababaje, biteye agahinda. Reka tubitege amaso turebe uko bizagenda mu minsi iri imbere. Ndakeka bitazatwara igihe kinini ngo tumenye umwanzuro. Ndabakunda cyane rero, niba utarakora subscribe yikoreho, ukande kunzogera like, share and comment kugira ngo inkuru nk'izi ngizi cyangwa se ibiganiro nk'ibi ujye ubonera ku gihe gatanu ku kandi. Ndabakunda cyane, murakoze. Ahangari ku Mara TV.